Muraho neza nshuti bavandimwe nkunda, nari mbakumbuye. Amahoro y'Imana nabane namwe, turabakunda cyane, tuba twumva twabana namwe buri munsi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Mu isi ntibyakunda ko duhorana, ariko duharanire kuzataha mu gihugu cyo mu ijuru, aho tuzabana ubuziraherezo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, uyu munsi dufite nubwo n'ibindi byose byari byiza, ariko uyu munsi dufite ibintu byiza cyane, noneho cyane, ariko tugezaho biryoshye cyane, biraryoshye, kuko uyu munsi tugiye kurebera hamwe inzandiko Pawulo yanditse ari mu nzu y'imbohe. Turebe izo nzandiko ari izihe. Dushobora kuba twajyaga wenda dusoma Bibiliya, tukayisoma bisanzwe, tugasoma ngo Abagalatiya, Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, tugasoma yenda urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso, ariko tutazi yenda ati izi nzandiko zanditswe ryari, zanditswe bimeze bite. Ariko ubu ngubu tugiye kurebera hamwe inzandiko Pawulo, intumwa Pawulo yanditse ari mu nzu y'imbohe. Hanyuma urwandiko, reka tubanze turebe izo arizo mu ncamake ari izihe. Hari urwandiko rw'Abefeso, yandikiye nyine itorero ryo muri Efeso. Hanyuma hakaza Abafilipi, Abakolosayi, Filimoni, n'urwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo. Izi nzandiko zose zitwa inzandiko zo mu nzu y'imbohe, kuko Pawulo yari akingiraniwe mu nzu y'imbohe ubwo yandikaga buri rwandiko. Izi nzandiko reka twongere tuzisubiremo. Ubwo ni rumwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu. Ubwo ni eshanu. Ubwo Pawulo yanditse inzandiko eshanu, azandikiye ari mu nzu y'imbohe. Ubwo ari mu nzu y'imbohe yanditse inzandiko eshanu, harimo urwandiko rwa Efeso, yarya Efeso, Abafilipi, Abakolosayi, Filimoni, n'urwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo. Hanyuma reka duhere mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Iki gitabo cya Efeso, cy'Abefeso, ntikigaragaramo ikibazo runaka, ahubwo iki gitabo kigaragaza ubwiza bw'itorero, ari ryo mubiri wa Kristo umutwe. Abizera nabo nk'ingingo zihawe buri mugisha wose wo mu mwuka muri Kristo. Bigaragara neza ko Pawulo yashakaga kwagura ibitekerezo by'abizera ku bijyanye n'ubwinshi bw'ubutunzi buri muri Kristo. Umushinwa ukomeye ariko ukijijwe witwa Watchman Nee yanditse komanteri kuri iki gitabo mu magambo 3 gusa, ariyo: icara, genda, haguruka. Kandi muri Efeso harimo interuro ebyiri z'amasengesho zikomeye ziboneka mu gice cya mbere ku murongo wa 17 kugeza wa 23, no ku gice cya gatatu umurongo wa 16 kugeza uwa 21. Igice cya mbere gisobanura cyane agaciro k'umukristo wizera kuruta ahandi hose mu isezerano rishya. Abefeso 5:21 kugeza 33 ni igice cyagutse kivuga ku byo kubaka urugo mu isezerano rishya. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 kugeza 20 harimo byinshi byigisha urugamba rwo mu mwuka mu isezerano rishya.
Hanyuma dore incamake y'iki gitabo. Cya mbere, intashyo cyangwa indamukanyo tubisanga mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza wa kabiri. Igice cy'imyizerere kabiri, igice cy'imyizerere mu rwandiko ubutunzi n'umuhamagaro by'itorero. Igice cya mbere umurongo wa gatatu kugeza ku gice cya gatatu umurongo wa 21. Gatatu, ishyirwa mu bikorwa ry'ibiri muri uru rwandiko, imigendere n'imyifatire y'itorero. Igice cya kane umurongo wa mbere kugeza ku gice cya gatandatu umurongo wa 24. Kugendera mu bumwe bw'abizera. Igice cya kane umurongo wa 17 kugeza igice cya gatanu umurongo wa 18. B, kugendera mu gukiranuka kw'abizera. Igice cya kane umurongo wa 17 kugeza igice cya gatanu umurongo wa 18. C, uko abizera bakwiye kugendera mu isi. Igice cya gatanu umurongo wa 19 kugeza igice cya gatandatu umurongo w'9. D, uko abizera bifata mu bigeragezo. Igice cya gatandatu umurongo wa 10 kugeza wa 20. E, indunduro 6 soma mu gice cya gatandatu umurongo wa 21 kugeza wa 24. Incamake z'urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ni izo ngizo. Hanyuma turakomerezaho n'urwandiko yandikiye Abafilipi, tukirebera hamwe inzandiko intumwa Pawulo yandikiye mu nzu y'imbohe, cyangwa se turebera hamwe inzandiko yanditse ari muri gereza. Tudatinze reka dukomerezeho n'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi. Pawulo yari afite impamvu nyinshi ajya kwandika uru rwandiko. Ajya kwandika uru rwandiko, icya mbere yashakaga kwerekana urukundo n'ishimwe ry'impano y'amafaranga bari baramwoherereje. Icya kabiri, yashakaga gushishikariza Abafilipi guhagarara bemye mu mibabaro kandi bakishimira mu mwami batarebye ibibazo. Gatatu, kubakangurira kubana mu bumwe baciye bugufi. Gatanu, kane, kubaburira ngo bitondere Abayuda babacengeyemo bagendera ku mategeko. Ijambo nyamukuru mu yandi magambo ni ibyishimo. Mu buryo ubwo ari bwo bwose iri jambo rikoreshejwe inshuro 16 muri iki gitabo gito. Igice cya kabiri kitwigisha kuri Kristo wisize ubusa akaza mu isi. Hanyuma igice cya kane Pawulo atubwira ibanga ryo kunyurwa. Igice cya kane umurongo wa 11 kugeza uwa 13. Incamake y'iki gitabo. Intashyo n'ishimwe ku Bafilipi. 1 umurongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza uwa 11. 2, ibyabaye kuri Pawulo ari i Roma abwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Tubisoma mu gice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza uwa 30. 3, imibereho y'abari muri Kristo Yesu. Kugira wa mutima wari muri Kristo Yesu.
igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza 30. Kane, ingororano y'ubutsinzi bw'abari muri Kristo Yesu. Kumenya Kristo. Gatatu, igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza 21. Gatanu, amahoro y'ubuzima bw'umukristo. Kumenya kubaho kwa Kristo. Tubisoma mu gice cya kane, guhera ku murongo wa mbere kugeza 23. Incamake z'iki gitabo nazo ni aho ngaho twazisoreza, hanyuma tugakomerezaho n'urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, tugikomeza kurebera hamwe za nzandiko intumwa Pawulo yanditse ari mu nzu y'imbohe. Abakolosayi ni ibigaragara ko Abakolosayi berekana umutwaro wa Pawulo wo kurwanya umwuka, w'ikinyoma cyangwa se gnosticism. Uyu mwuka w'inyigisho z'ikinyoma wahakanaga ubumana bwa Kristo, kandi muri iki gitabo harimo byinshi birengera ubumana bwe, ariko harimo n'ibindi bice by'ingenzi. Igice cya kabiri kigaragaza uko umukristo aba atunganye iyo ari muri Kristo Yesu, kandi yuko nta kindi kiba gikenewe kongerwa ku byo yakoze. Igice cya gatatu cyubaka kuri ibi, kigaragaza imbaraga z'ubufatanye. Incamake y'igitabo cy'Abakolosayi. Icya mbere, imyizerere, ubumuntu n'imirimo bya Kristo. Tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza igice cya kabiri umurongo wa 3. Kabiri, impaka cyangwa se polemiko, ibibazo by'inyigisho z'ibinyoma zirwanya umuco n'ubumwe bwa Kristo. Gatatu, ibikorwa by'abizera muri Kristo. Gatatu, igice cya gatatu umurongo wa 5 kugeza igice cya 4 umurongo wa 6. Kane, hatubwira ibya Pawulo bwite, imigambi na gahunda y'intumwa Pawulo. Kane, igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza wa 18. Incamake z'iki gitabo cy'Abakolosayi cyangwa se y'uru rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ni izo ngizo. Mu kanya turaza gukomerezaho n'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike cyangwa se Abatesalonike, ndetse n'urwa kabiri. Turagarutse, reka dutangire turebera hamwe incamake muri uru rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike. Intumwa Pawulo yifuje gushimira Imana ibyo yakoze mu buzima bw'Abakristo b'Aba Tesalonika. Yisobanura ku magambo yamuvuzweho, kubashishikariza guhagarara bemye mu mibabaro no gusobanura ibibazo cy'imyizerere ku Bakristo bapfuye mbere y'uko Kristo agaruka kubajyana. Harimo amagambo abiri cyangwa interuro ebyiri nkuru: kwezwa
igice cya kane umurongo wa gatatu gukomeza uwa kane wa karindwi, no kugaruka kwa Kristo. Ni ukuvuga ngo hano harimo amagambo abiri muri uru rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike. Irya mbere ni ukwezwa, irya kabiri ni ukugaruka kwa Kristo. kunavugwaho muri buri gice cy'uru rwandiko: igice cya mbere umurongo wa 10, igice cya kabiri umurongo wa 19, igice cya gatatu umurongo wa 13, igice cya kane umurongo wa 15, igice cya gatanu umurongo wa 23. Igice cya gatanu n'icya gatandatu byigisha kugaruka kwa Kristo, kuzamurwa kw'itorero ndetse n'umunsi w'Uwiteka. Incamake y'urwandiko: cya mbere tubwira ibya kera, imirimo y'ukwizera, kuvuga ngo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza igice cya gatatu umurongo wa 13. Kabiri, ibya none, imirimo y'urukundo, igice cya kane umurongo wa mbere kugeza wa 12. Gatatu, ibyiringiro by'abihanganye, igice cya kane umurongo wa 13 kugeza igice cya gatanu umurongo wa 28. Hanyuma incamake z'urwo rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike ni izo ngizo. Reka dukomerezeho n'incamake z'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike. Bishoboka ko uru rwandiko rwanditswe mu gihe cy'amezi 6 nyuma y'urwa mbere. Uru rwandiko rugaragara ko rugizwe n'ibintu bitatu byisumbuyeho ku byo mu rwa mbere. Hari amakuru yo kwiyongera kw'imibabaro. Kwanga icya mbere, hari amakuru yo kwiyongera kw'imibabaro. Kabiri, kwita ku makuru y'uko uru rwandiko atari urwa Pawulo n'iyindi myumvire mibi ku nyigisho ze, cyane ku by'imperuka. Gutanga impanuro z'uko bakwiye gufata abanebwe badashaka gukora bari mu itorero. Harimo byinshi bigaragaza ibizaranga ibihe by'imperuka mu nzandiko zombi, ariko igikuru muri uru rwandiko ni Kristo uza gutwara itorero rye, mu gihe mu rwandiko rwa kabiri igikuru kirimo ni Kristo agarukana n'itorero rye gucira urubanza isi n'abatizera. Igice cya kabiri ni urufunguzo rukosora ibyavuzwe kuri Kristo yamaze kugaruka. Hanyuma incamake z'uru rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abatesalonike, cyangwa se Pawulo yandikiye Abatesalonike. Icya mbere, intashyo n'ijambo ry'ibanze, igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza uwa kabiri. Kabiri, Pawulo atanga impanuro y'ihumure ku bijyanye n'imibabaro, igice cya mbere umurongo wa 4 kugeza uwa 12. Gatatu, Pawulo akosora kandi asobanura ibijyanye no kugaruka kwa Kristo. Kabiri, umurongo wa mbere kugeza uwa 17. Igice cya kane, Pawulo ategeka kandi atanga umuyoboro ku bijyanye n'abanebwe, igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza 16. Gatandatu, Pawulo asoza abasabira umugisha kandi atanga intashyo, igice cya gatatu umurongo wa 16 kugeza uwa 18. Inshuti twabanye muri izi nzandiko zose Pawulo yanditse ari mu nzu y'imbohe, ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Dukomeze gusengerana muri uru rugendo turimo rugana mu ijuru, kugira ngo tuzarusohoze amahoro.
Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, ndabakunda cyane, amen.